Ayaya. Hazindutse umuvumbi fresh kabisa. Papa kwere yavuze karaza igihe namutegerereje yaheze hera ashaka niba ndi gukorera insina jyenyine ra niba ndi gukorera insina jyenyine koko ntabwo araza kumfasha yinyuriye kwa ntuza akaba ari gusoma ku gacupa sasa biki gihe sinabo batakigendera inzira imwe basanga yahuye n'abashiti be ugasanga bamugomishije dore ko nakundaga inzoga nk'iki bajya barayimurura kumira mwana wakoze mwana wa Matiya Karame wakoze yego muze vayo nkwereke reba iratsina nagoye banguka ngo ngira ute vayo ujya gukora iratsina bose wagiye kuyikora banguka shahu banguka mwana nkwereke iratsina wasize ubundi muze ubundi wiriwe kuva mu gitondo kuko igihe nagereye hano mu murima wiriwe Zose mwana we ibyo nyoka kuragura biyobewe reba namaje gutura ibishingiro mu kabande nure nibishingwe maze naje kuvoma nasa ninkwe nasize ari guteka nazo wari kugira ngo umva ko kazi kose nakoze ubona mama mu rugo wazanye nindi ubu yabizi sigane je narotse muzana ubwo rero naje banatikuye ugomba nakubyaye nose kucya gutegeka nese kucyanegeka naje simbira hari nukundusha imbaraga yaranyifatiye ngo nuko n'umusaza naramuzanye ndamubombarika nawe hano kunyubaha nta binyubahiraga wenda ngo nakoze iki n'iki ari buri muntu bamwubaha bitewe n'impamvu ntabwo mwitwaraho neza nta mwitwara kuva twatangira nawe wari wumva njye nagwanye wari wumva natiye amahane wasanga mugira n'ibyo mupfa muburirisha ubwo sinabibyegwa n'iki mba mfite uburiri bwanjye nirariraho ubwo nabibyegwa n'iki reka nyine nzapfa ubwo nawe wifuje kompa nta no kumfasha nk'igisore kingana guco nta no kumfasha reka nyine nzatubuke ubwo nibyo mushaka nibyo mwifuje ahubwo si wowe na mama nashigikira n'ubundi ko mwese mugira amafuti njye sigira agahe mafuti reba nk'ubu twavuganye ko tuje hano mu murima gukorera izi nsina uri kumva reba igihe nagereye mazemo amasaha angahe ubu se wari wibereye ku gacupa muze ni agacupa maze urukingo rw'ibishingwe si kandi ubu ugasanga ejo bundi uri kuza uri guca igitoki nzaguca kabiri nubwo urutoki ari urwawe nzaguca kabiri muze ujya gufata inyana nyoko uko biri kose ahubwo ni wowe uhora uri mu mafuti hajya nta hantu bacuruzaga uburozira ngubuki papa nta hantu uzi bacuruzaga uburozi nguburozi none ushaka kuroga hari imbeba zaje mu rugo waje nkakwereka iratsi nayo kukayigira nubaha ababyeyi nzi ariko akanya karaha mwagenda muzaga mugahera iyo zarabakoroneje mukanya mukaba muri kuvuga ngo igitoki ngo kireze tuzarwanira muri agashahurane ntabwo uzi igiti mparaga gaco nyereka insina uri kuvuga ngo gaco nyereka reba nk'iki kirakoze reba kino cyo kambice yiki dore n'iki ariko uko mbice ajya nawe ariko nzaguca ngo mbi ndikubikata niko nawe nzaguca nyoko si none gira vuba gira vuba umva suri kubona ko uyu muhoro ucaye ajya nawe kunyuzamo cyangwa niba wapanze na nyoko mushaka kugira ngo muhure nawe kunyuzamo nta mikino umuntu ntabwo uzi ko igitoki mu nzara aricyo turyaga nubwo mutabimagaho neza niba ndi gukora mutabyitagaho nkacura ubusa mutabyitagaho niba muba mushaka mwe mubijyaga neza muje murabikora ngende bigende gutema amarira
zenira yigeze iriyo dore ziri birabitaga ngo ni gisubi yes agona ko n'umwana agiye gukora birakora byenda kugereranyije no aha ntabwo hari uwahura mwasigarana amahoro ahubwo si mwana wa ntabwo uzi iyo umuntu urogaga ngo wenda ngo azanyirogere ije ku isi nshaka gupfa waba ukoze mani waba ukoze pe sibyo navuze sibyo navuze koko nire urogaga hanahara ngo genda mu burozi mfe wenda niyo yagiye ishaba nkamugeraho akavuga ati niyo yampereze ikijumba niyo yampereza amabyiga ari mu burozi nayo yajya wenda ngo ndebe ko napfa wapfuye se ko abantu bagira amahoro umuntu yajya gutanga mushaka ngo mpfe yajya gutanga ishimwe kimye ko naje aho napfira kimye ko nawe wakurikira n'ubundi nyoko mbonaga nta kigenda isambu wenda nanayisigara nyoko ntago umuzi n'undi mumariye iki nyoko ntago umuzi ndirirwa mu kazi yirirwa yantimbagura mu buriri wowe wijyamiye neza buriya nuko tutariraga twe tuba twaruhe n'ibibazo byinshi ndi mu maziki muzapfe abantu bagira amahoro ushaka kumpa mbese muri make ugapfa nyine ugapfa ugapfa ndagura ikinini cy'imbeba ndagura ikinini cy'imbeba wazana nka gukata ingoto shana umuhoro ndagura ikinini cy'imbeba ahubwo si mwana we reka nkigutuma ajye kiguraga ngaha iki gisaza cyagendeye cyagiye he cyangwa n'ubundi cyanyibye amafaranga cyagiye kuyarya mu dutsima dore ko gikunda gudutsima kirambana na cyanyibye ndeka njya kureba ndirirwa mu kazi ndirirwa biri kugera biri mu rugo bimwe by'ibigiye bije no mu bati nimara gupfa wowe umva ako gatwuru kubona ako ubundi kankubaza ubundi ni wowe wambyaye cyangwa none isi ni wowe wabyara umusore ungana gute aha kuri papa ubwo ushatse kuvuga ko ntakubyara ntago wambyara nyine ese reba ukuntu se ukubona nge reba ariko ukubona iboga ari hano muje mu nsuzugura aho uri kugenda aho gakoni warapfuye warahwereye ngo iki ubwo twangiye kuvuga ngo ko ntariswa nyamara ndaje gushaka ikinini cy'imbeba umva ako si wapfuye hakiri kare yahura hakiri kare abantu bagira amahoro urukumva uramabwira iki gisaza kirambana noneho kirambana uyu munsi umva nta kintu ngibi ndi kubona bimagamo bihemu kandi ko n'iminwa iri kuyaga aho ntabwo ari amafaranga yanjye wanyibye ukaba wajya kurya udutsima ese mwe muratekaga ntimwibuke n'umugabo koko mukagira ngo we ni Matiya muvuye ese papa ureme ubaye inganzwa kuko nkuko babivuga pepe ubaye inganzwa urabyemeye nawe kari yurukuja si wowe hari igihe uzabona ibindenzeho ntabwo namera nkawe kabisa uzi ko bashobora kuba bakwandika no mu mateka aha ibyo waba ubizi neza ahubwo urabyitoza kuko nibyo uri kujamo kugenda kuvuga ngo tugenda no gukora ukirirwa mu nzoga gusa nibyo uzi gusa nkajya kwirirwa mu murima avuye mu nzoga avuye mu nzoga nyine amafaranga yakwiye hehe gabi
we yakuye he amafaranga buriya kari yayandi wiba nakubwiye niyo mpamvu n'iminwa zayaze ariko so mugore koko ni iki gituma unsuzugura bigeza ubu reba mu gitangira wajya kwikorera ifumbire untuma kwahira untuma kuvoma nari njya n'iwanyu njya kwenda bya bintu utakuraga ibyo bindi niba ubihaga abagabo simbizi ibyo ni nabikubwiye nose so wabintumye niba nagutumye umutisi utazamena ibanga ahubwo nkagushaho ahubwo dore umva n'ikintu kanza nkohereza akazi cyo yumvira bakaguhe wirwe mu nzoga niriwe mu akira jya kuzana amazi baba ngiye gukora bahari umuntu ugiye kuza hano ngiye kumuhereza umuti uri kumva adasanga nsa n'abariwe akira nyaruka gira bwangu akira mwana wa muhoro we uzana unyura mu kabande uzana n'ubwatsi bw'inka ndikumvira kwari ariko ziki cyane cyo kijyakirwa cyicaye zikivamo urutoki gusa Mathiasi nanjye agiye guteka ahubwo mwibutsa zane akamironi nini rutwaro uzana irajya icyumweru cyose ngiye gucira ku ibabi nsanga urasanga yakamye urambona ndagukubita noneho ziragusema nabasha ari kwiruka apfe kugenda irukanka ari kunywa ngo muje murafatanya ariko wirukanka yewe aso ubu uracari hano ntabwo uzi ko ndikukubwira ko ngiye gukorera amafaranga uracari hano ngiye kugura ikinini cy'imbeba ukigura ujyana nushaka ugenda ndashaka n'umukobwa mwana wanjye reka karabikoze hakira zikora hano umva tugiye kuzakibyana cyane umva ndatekereza niba ari cyo cyanambyaye